Ibintu bikomeje kuba urujijo cyane, kumenyekana cyane, kumenya ngo bamenye ngo umuntu yavutse kuki, yaturutse kuki, ni iki cyamuzanye ku isi, ariko abantu benshi baracyakora ubushakashatsi umunsi ku wundi ngo bamenye ikintu cyazanye umuntu ku isi. Ntabwo bitunguranye cyane kugira ngo umenye ngo umuntu yazanywe n'iki ku isi, ayobora ibintu byose ku isi kandi agira ngo amahitamo atandukanye n'abandi ku iyi si. Hari umuforozofi w'umunyamerika yamaze gukora amateka menshi cyane, kuko amaze gukora ubushakashatsi bugera ku 1000 ashaka kugerageza ngo amenye umuntu yakomotse kuki, cyane cyane ko abantu benshi bavuga ngo umuntu akomoka ku Mana, abandi bakavuga ko akomoka ku nyamaswa, ariko we yakoze ubushakashatsi burenga 1000 avuga ko n'uyu munsi ataramenya igihamya nyacyo kigaragaza umuntu yarakomotse kuki. Iyo uvuze cyane ngo umuntu, abanyamerika cyangwa se abarusiya batekereza ko umuntu yavuye ku bintu byinshi cyane bitandukanye n'ibyo tuzi mu Rwanda. Tuzi ko umuntu yakomotse ku Mana cyangwa se yaremwe n'Imana. Ariko nanone ibi nabyo bivugwa n'abemeramana, bavuga ko umuntu yakomotse ku Mana kuko Imana ari we yamuremye, ikamushyira ku isi, ikamuha ubwenge, ikamuha ubumenyi ndetse n'ibindi bimenyi bwose bwo kuyobora ibindi bintu bituye ku iyi si. Hari abaturage bo mu Burusiya basenga Muhammad cyangwa se bari mu yindi si, bavuga yuko Imana itaremye umuntu ahubwo umuntu yaturutse ku nyamaswa. Ibi ngibi bivugwa n'abantu mu bwoko butuye mu Burusiya y'epfo, bavuga ko umuntu yaturutse ku nyamaswa bitewe n'uko abaturage benshi b'ako gace baba mu mashyamba, bagatura mu mashyamba, bakaba mu biti hejuru bigera muri metero 6, bagatungwa n'inyamaswa, bakaba mu ishyamba iteka ryose. Ni ubwoko bw'abaturage bameze nk'inyamaswa neza neza, ntiwabasha kubatandukanya n'abantu bazwi hano kuri iyi si, bitewe n'uko bafite ubwoya, barya inyamaswa ndetse ntabwo bateka kuko baba mu kirere nk'inyamaswa. Iki ni cyo gituma bagaragaza ko umuntu ataturutse ku Uwiteka ahubwo yaturutse ku nyamaswa, bitandukanye natwe twemera Imana tuvuga ko umuntu yaturutse ku Mana ndetse ikamurema, ikamuha ubumenyi ndetse ikamuremana n'ibindi byose, ikamuha ubushobozi bwo kurema, bwo kumenya ibindi bintu byose bituye kuri ino si. Iki kiganiro bacyita sobanukirwa, njye mwumvaga kuri mikoro ni Muhire Jean Stanfeld.